Ngiye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ubuhamya, indirimbo n'ibindi bifasha ubugingo. Uyu munsi rero twagize umugisha, turi kumwe n'abakozi b'Imana, abana biyemeje gukorera Imana, bayiririmbira ndetse n'ibindi byinshi bibafasha, ndetse bahisemo neza kuko bahisemo Imana. Abashyitsi turashaka rero ko mutwibwira, turahera hano. Amazina yanjye banyita Mukandayisenga Anne Marie. Uri umurimo w'ubuvugabutumwa binyuze mu ndirimbo. Yego. Anne Marie, none se ukora iki mu buzima busanzwe usibye kuririmbira Imana? Uri umunyeshuri? Wiga he? Niga Remera Rukoma muri Kamonyi. Wiga mu kangahe? Twibwire neza n'ikindi cyose wumva ushaka kutubwira. Niga mu wa gatatu. Nkunda umurimo w'Imana muri rusange. Nkunda abantu bavuga Imana nyine, nkunda abantu bahimbaza. Nkunda ibintu nyine bijyanye no mu murimo w'Imana. Iyo uri ku ishuri se ujya ubona umwanya wo kuririmbira Imana? Yego cyane, ko nagize n'amahirwe bangira dirijante, ubwo nyine urabyumva. Imana yaranyaguye mu buryo bwose. Imana yarakwaguye mu buryo bwose, uri dirijante, urumva ni byiza, ni umugisha, Imana iguha umugisha. Anne Marie turamwishimiye cyane cyane. Reka twakire na mugenzi wa twibwire umwirondoro wawe wose. Mbese uyu mukobwa uririmbira Imana ubundi yabitangiye ryari? Ese wumva intego ari iyihe? Amazina yanjye nitwa Umubyeyi Claire. Kuririmbira Imana nabitangiye niwanjyanye. Twarakuranye nyine, twarareranywe kuva kera, n'ubu turacyari kumwe. Natangiye nko muri 2016 hariya ndirimba muri korali y'abana. Ndakura nyine njya muri segonderi, niga kuri ESI Rutongo mu majyaruguru. Naye ngezeyo nyine mba dirijante mukuru, ubundi dirijante nyine. No ku ishuri naho nkora umurimo w'Imana binyuze mu ndirimbo, ntanabwiriza no muri Bibiliya byose. Ndumva ari ibyo. Imana iguha umugisha. Kuvuze ngo uri dirijante mukuru, hari na dirijante mutoya? Abari babiri baba bahari. So hari dirijante wa mbere na dirijante wa kabiri n'uwa gatatu? Hari igihe nababaho. Muri make muri abatoza b'indirimbo. Ubu se ko mbona mukiri batoya, mufite imyaka ingahe? Njyewe mfite imyaka 15. Nanjye mfite 15. Yababa we murangana. Mutangiye rero umurimo hakiri kare kandi ni byiza cyane. Imana ibaha umugisha. Murabona ko dufite abashyitsi kandi aba bana biyemeje gukorera Imana. Jewe by'umwihariko ndanezerewe kubabona. Amen. Kubera ko nanjye natangiye gukorera Imana ndi munsi yanyu. Mfite nka 12 ni ntangira kubwiriza, kuririmba, none murabona ko ndimo ngenda mba mukuru kandi mbikomeje. Ndifuza ko namwe muzagera ikirenge mu cy'abandi bakuru banyu. Imana ibaha umugisha. Reka rero dushimire Imana, dusenge, tubakire, hanyuma mukomeze muturirimbire. Reka dusabe Anne Marie abariwe usenga rino sengesho. Twubashye Imana, dusenga. Imana nziza, uri Imana imenya ibidukwiriye, Imana igitugenera ibidutunga buri munsi. Turagushimye Imana, tugushimye ko ari wowe watangije umurimo kandi ari nawe uzawusohoza. Imana tugushimye kubw'uyu mwanya twongeye kubona, tugiriwe amahirwe. Imana turagushimye, tugushimye kubw'uburinzi bwawe bwiza, tugushimye kubw'imbaraga zawe udahwema kutugaragarizaho. Gushimye kuri Imana itivuguruza, icyo wavuze naho cyahera ko gisohoka. Ndagushimye Imana, ndakwinginze ngo komeze gushyigikira umurimo wawe, urinde buri umuntu wese ahari, urinde buri umwe wese umusubiriza icyifuzo, kandi Mwami Imana buri umwe wese uko agushaka bari ko kubona. Reka Mwami Imana natwe twigaragarize, ube Imana yacu guhera none kugeza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen.
Yesu aguha umugisha Anne Marie. Noneho tugiye kuririmbira Imana rero, ngaho muturirimbire akandi karirimbo. Ariko kandi mwahoze muririmba nakumvise, muturirimbire n'utundi twishi turi gufasha ubugingo. Kandi ubu murakurikiwe n'abantu benshi, bazumva izi ndirimbo, bazumva ubuhamya. Se mufite n'ubuhamya? Burakomeye cyane. Aha reka duhere kuri Anne Marie tubwire rero gato ku buhamya bwe. Tubwira Anne Marie nubwo ukuntu wakijijwe se. Njyewe nyine navukiye mu muryango, mama arasenga ariko nyine papa ntagasenga. Nyine ni umukatolike ariko aheruka gusenga kera. Yego. Ariko nyine njyewe kubera ko nakuriye mama nyine asenga, yanjyanaga muri Sunday school nkagenda tukiga imirongo yo gufata mu mutwe nkawutahana. No bigeze P6 nyine ngeze muri segonderi ndatsinda, nyine ngira amahirwe njya muri segonderi. Uratsinda. Noneho ubundi nyine ngeze muri segonderi ikigo cyacu nyine barasenga cyane, nyine biramfasha cyane kuko nanjye nakundaga gusenga. Ariko ugiye ku kigo badakunda gusenga biragoranye ko wakomeza ugakizwa, ariko ndashima Imana cyane. Nyine ubwo nagiye kuri icyo kigo, ngeze mu ishuri bangira pasiterine wa classe. Nyine nkajya nsengesha, nkakunda gusoma Bibiliya. Nyine njya mu muryango bita abasomyi ba Bibiliya League. Noneho njya no muri korali, abakoraliste bakansura. Nyine nkabona ni ibintu byiza kuba mu murimo w'Imana, kuko mfite byinshi nyine mbakuramo abantu baho, mfite byinshi mboneraho Imana nyine muri uwo murimo wayo. Mbese Imana imfatira mu murimo wayo, ntiyatuma ngenda nangara nyine ngo ngende mbe icyoye. Ndashima Imana nyine cyane. Nyine ubwo ngubwo kugeza n'ubu ngubu Imana iracyamfashe, yaranyimanye, mbese yanyimye Satani. Ndashima Imana. Yarakwimanye? Yaranyimanye pe. Igumye kwimane mu izina rya Yesu. Amen. Ufite ubuhamya utangirira muri Sunday school urazamuka, none ugeze muri segonderi n'ubuhamya, kandi uzanakomeza cyane ugere no muri kaminuza, kandi ugumana umurimo w'Imana muri wowe. Undi hari indirimbo yajyaga imfasha ivuga ngo ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu, uzi kurinda Mana we, naho abarinzi barorera, umudugudu wawurinda. Ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu, uzi kurinda Mana we, naho abarinzi barorera, umudugudu wawurinda. Amen. Nukuri yaraguhamagaye kweli. Ninde ubigisha kuririmba? Umuntu nyine dufatira icyitegererezo mu kuririmba nyine. Njyewe ni Dorcas na Vestine. Nyine ndabakunda, baririmba neza, bakora umurimo w'Imana. Nyine banteye courage, ndavuga ati se kuki ngiye ntakorera Imana kandi mfite n'uburyo, kandi Imana yaranyaguye. Ndavuga ati reka nyikorere nanjye, uzabura nazaza mbaza. Ndashima Imana nyine n'ibyo ngibyo, kuba barakoze umurimo w'Imana nanjye bikantera courage. Yego. Murumva Imana iguha umugisha rwose. Wowe ninde kwesipayaringa? Njyewe umuntu ntera courage yo kuririmba, na Vestine na Dorcas barimo banteye courage. Ariko undi muntu nkunda cyane, abantu nkunda nyine Chance na Ben. Chance na Ben ndabakunda cyane, indirimbo zabo ziramfasha. Indirimbo yabo iriya ngo Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo utarasubizwa nusaku ku mutima. Yesu arakora, atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro,
nubwo ibihe byahinduka we n'ibimukoraho Yesu arakora n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora. Nabo ndabakunda iyo ndirimbo, iyo mbabaye irambwira ngo Yesu arakora byose nkabiharira Yesu. Nabo ndabakunda cyane, bantera kuraje yo kuririmbira Imana. nawe se ufite ubuhamya? Mfite ubuhamya bukomeye cyane. Njye nyine njye muri famiye turi abadeperi turi batatu, ariko kera ntabwo nari ndi umwadeperi. Kera twese twari abakatolike, ndi umukatolike ndi ahantu hatari heza. Katolike simbavuze nabi, ariko nyine banyihanganire, katolike banywa inzoga, nanjye narazinywaga ndi umwana. Kandi ndi umwana, umunsi umwe kugira njye muri adeperi hari kuri Noheli duturanye nyine, twarakuranye kuva kera cyane nyine, ni inshuti yanjye, twari duturanye ni nkaho twenda no kungana n'ababyeyi bacu, ni inshuti. Noneho hari kuri Noheli aza mu rugo, aje mu rugo arambwira ati tujye gusenga kuri Noheli, baduha Noheli ku rusengero, tuhatanga Noheli y'abana. Ndavuga ati tujye kurya Noheli y'abana. Turagenda nyine, tugeze ku rusengero mbona ni byiza. Nakundaga kuririmba, nabaga nyiri no muri katolike, nabaga muri korali yitwa Reviva Junior yahariye Regina Pacis. Noneho nyine ngezeyo mbona bararirimba, mbona barabyina, nkunda gusirimba. Ndavuga nanjye ahantu nzahagaruka. Ndagenda nyine njyayo, ndakomeza umurimo w'Imana, nabo ngiye mpita ninjiramo muri Regina Pacis. Oya, kuri adeperi. Ntangira kuririmba, ndaririmba, ngezemo babona ndanabikunze cyane, ntanjya muri komisiyo ya korali, ndakomeza ndaririmba y'abana, nkakomeza kuza muri école de dimanche, mba dirijante muri korali y'abana. Ndakomeza ngumamo mpaka ngumamo nyine. Ngumamo. None igihe kiragera nyine ndatsinda mu wa gatandatu, njya kwiga mu majyaruguru nkuko nabibabwiye kuri ESU Rutongo. Ngezeyo naho nsanga barasenga, nsanga nabo barasenga cyane. Nanjye ninjira muri korali, gutyo ninjira muri korali, naho nkunda kuririmba cyane. Abantu bose akajya bate kwa mwana ukunda kuririmba, nanjye mbikunda pe. Naho bangira dirijante nyine, ubu ngeze mu gatatu segonderi, ndacyari dirijante muri ESU Rutongo. Yego, urakoze cyane, ubu urakomeje kuririmbira Imana kandi wumva unezerewe. Wumva unezerewe ku kigero kingana gute Kre? Ukuntu nezerewemo sinzi ko navuga ngo mubimenye, kuko nari ndi kure cyane aho Imana yankweka ngejeje ubu ngubu. Akaba ku ishuri murabizi tuba turi twenyine, n'ababyeyi tuba turi kumwe, ariko ndavuga papa wanjye ni Yesu, mama wanjye ni Yesu, Imana turi kumwe muri byose. Nzaya nirinda ibyaha, ntanga urugero rwiza ku ishuri nyine. Imana ibana nanjye, ndayishimiye, mba nishimye cyane ku ishuri, mba nishimye. None bambwira se wa mwana we, ubundi bite byawe? Ariko ni Yesu byose nabikuyeho. Imana iguha umugisha. Kandi koko ubu se nk'uwabahuza na Dorcas na Chance mwabikunda cyane, mukababwira ukuntu mubakunda cyane. Witegereza agakiza nkuzaniye, urambure ukuboko k'uburinzi kuri wowe. Dore nkugize urutare nzubakaho inzu yanjye, dore nkugize urutare nzubakaho inzu yanjye. Kuri urwo
niyo nzubaka iyo nzu kuri urwo rutare, niyo nzubaka iyo nzu kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera yinyegabanya, n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera uyinyeganyeza kuri urwo rutare, niyo nzubaka iyo nzu kuri urwo rutare, niyo nzubaka iyo nzu kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera yihungabanya, n'umuyaga w'ishutsi nkoramutima yawe, umutima wawe uranyikundira, ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe data, haleluya, sinyira umugaragu nahindutse inkoramutima yawe, umutima wawe uranyikundira, ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe data, turakurura waje wantona birimvura nkuko wasezeranye, twumva mu matwi irahinda uyidusohozeho, utuvubira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe, utuvubire imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe, mwamutuvubira imvura icyamikagwa vuba, ubu tukiri ku mavi tukigutakambira, utuvubire imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe, utuvubire imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe, mwamutuvubira imvura yaduhembura rwose, twumva twumye mu mitima, uduhembuza imvura, utuvubire imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe, utuvubire imvura, nami iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo,
duha umuvumbi wawe hahoze hagurujo mwami duha umuvumbi wawe duhe mwami duha umuvumbi wawe duhe Yesu duha umuvumbi wawe tuvubire utuvubire imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo duha umuvumbi wawe hahoze hagurujojo duha umuvumbi wawe hahoze hagurujojo duha umuvumbi wawe hahoze hagurujojo duhe umuvumbi wawe hahoze hagurujojo duhe mwami duha umuvumbi wawe amen. Yahanuriraga amagufa yumye, natwe duhanuriye ibintu byumye mu izina rya Yesu. Nibizuke abatari baragiye ku ishuri, Imana ibaho ubushobozi bajye ku ishuri. Yesu ashimwe cyane. Abatari bafite akazi, Imana ibahe akazi. Namwe ibyifuzo mufite, Imana ibisubize mu izina rya Yesu. Namwe muhanurira ibyanyu. Hanurira ibyawe, hanura wizeye, birongera bibeho. 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 Amen. Imana ibahe umugisha. Aka karirimbo nako karatunejeje. Hanyuma se nta kandi se mwaduteguriye muturirimbire nk'utundi nka tubiri, hanyuma abantu barushaho kunezerwa. Muri make turi mu gitaramo cyo gushima Imana ibyo yakoze. Yesu abahe umugisha. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your
Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Aka karirimbo ni keza. Ese buriya gashatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ngo Yehova ni izina ryawe, ngo ukomeye mu rugamba, ngo Yehova ni izina ryawe. Ukomeye mu rugamba, ukomeye ni Imana ubasha kurwana, mbese uwabasha kunesha mu rugamba. Great in battle, uwabasha kunesha mu rugamba. Imana ibaho umugisha kandi iyi ndirimbo ibafashe. Murumva ko aba bana Imana yarabatoranije ngo bayikorere mu gihe nk'iki ngiki. Wumva wakunze indirimbo zabo, ni karibu zazubatera inkunga bazijyane no muri studio. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana hanyuma tubashimire ko mwitanze, ko mwaje mukemerera Imana mukiri bato, mukareka bya bindi byose, urugomo. Reba nk'uyu mwana ungana gutya wari utangiye kunywa inzoga, ugira ngo Yesu ntiyagukuye kure. Mupangire cyubahiro kre. Buriya nibyari inzoga gusa, hari buzaziremo n'ibindi, n'abandi bana babigireho, nyamara baze basenge, bajye muri Sunday school, bakurire mu nzu y'Imana, birafasha. Si byahari mwumva bitabanejeje cyane cyane. Imana ibaho umugisha. Reka tubasengere, dusengere n'ibyifuzo byanyu. Imana izakomeze ibashyigikire, ishyigikira impano yanyu, ishyigikira amashuri yanyu, kandi mugomba no kujya muba mbere mu izina rya Yesu. Kandi n'ukuntu umuntu abareba arabona rwose muri n'abahanga. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko uri Imana ufite imbaraga, urihagije mu mbaraga no mu bwenge. Ha umugisha abana bawe, ubashyigikire muri uyu murimo biyemeje kugukorera, kandi abazumva ubu butumwa bizabatere guhindukira, bizabatere gukunda Imana, bizabatere kuririmbira Imana nk'uko nabo bafite abo babyigiyeho, kuko ijambo ryawe ritubwira ko uri umwigisha wacu mwiza. Baha umugisha, kandi uha umugisha umuntu wese uzumva izi ndirimbo, uzumva iki kiganiro, nawe uzahindura ibye nk'uko umuririmbyi yavuze ngo babihanurire. Duhanuriye amagufa yumye, duhanuriye ibitakundaga, ibyo abantu babonaga bidashoboka, uyu mwanya birashobotse mu izina rya Yesu turabyizeye. Ngaho komeza kubashyigikira Mwami Claire Nani Mari, gumye kubashoboza mu murimo w'Imana bakora, mu masomo yabo, uzabahe gutsinda neza, bagere igihe bazarangiriza amashuri, bakomeze bagere muri masters, bakomeze muri doctora. Twabasabira byinshi, ariko tuzi neza kuzabibakorera kuko Imana yumva, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.